nawe impamvu bibaye ni uko utumvise neza icyo gifaransa. ariko Albert urumva nawe ari we ari na Rivière. Nitwa Mutuyezu Oswald, byose narabikurikiye ndetse nanjye nagize comment kiraho minisitiri aranyandikira kuko nanavuze ngo bakwiye kuba babiganiriye mu gikari bitari ku Karubanda. Minisitiri arambwira ati byari maze kuba byinshi. Nge uko nabikurikiye nkanabisesengura impamvu minisitiri yazanyemo ikibazo cy'igifaransa ni impaka n'indende, ntabwo ari kiriya gice cyonyine, hari ukundi babisemuraga ukumva harimo amakosa. Ntekereza ko rero mubabaje njye mbona hari ababirigi nibo baba mu buryo basemuraga. Birashoboka ko ni isesengura ryanjye minisitiri atekereza ati ubwo niyo conclusion bakoze ishingiye kuko baba batari kumva neza ubutumwa. Mpagurutse ngira ngo nkemure iki kibazo n'umuntu yandikiye arambwira ati ndabizi ko wabikurikiye, saba ijambo ukemure ikibazo. Noneho iyindi interpretation kari akantu ka Sheryl Silver Mutesi Kove yagakubisemo nk'uwiterera urwenya, ntabwo byari ibintu biremereye. Ariko minisitiri aravuga ati mama Rwagasabo irakurikirwa cyane, aba bakurikira bakeneye amakuru atomoye azira urujijo. Kiriya kibazo cyari gikomeye ko Perezida wa Repubulika kumva abanyekongo bavuga ko perezida yarahari kandi yaraje byarangiye, ndavuga Tshisekedi. So noneho we minisitiri yari itonze ashishimura message azingo arabwira abanyekongo noneho babazwa no kubona abantu baje bagasa nk'abayigabanyiriza ubukana, ariko ni ibintu bashoboraga gukemurira mu gikari. Banza ariko mwarabuze akazi muri nkora gusa, ariko n'aba ministers mwajya muri iyo argument harimo iki ko ntaracyumva n'ubu. Albert wahoze kuvuga cyane mu zirukomeye we substance aho ngaho yabaye yihige ko nayumve yazanye intambara mu bantu bakayiki batuwazi. Nashatse nantuza ndanayibonye wa mugani byatangiye ari uko abanyekongo ubwabo batangaje inkuru itari cyo kwa kundi ibyo okay. So noneho minisitiri arabasubiza babwira ati ibyo mwavuze sibyo, nta nubwo perezida yari ahari cyangwa exactly. Hanyuma muri interpretation noneho doko yavuze ati iki kiganiro cyanyu kiratera urujijo mu Yamahanga. Urujijo rwatewe n'uruhe mbese bari urujijo mu Banyarwanda. Inyandiko yanjye yanditse mu rurimi rwumvikana, ubutaha muzashake umunyamakuru uvuga neza igifaransa. So ni interpretation y'igifaransa yari yanditse bo no ikibazo kirimo kuko we icyo yashubije kuko niyo mpamvu minisitiri avuga ati mukwiye gushaka abantu bazi basesemura igifaransa neza mu Kinyarwanda. So uko basesemuraga ntuza igifaransa mu Kinyarwanda babwira the public audience. ariko Albert urumva nawe ari we ari na Rivière nyine mufite ikibazo cyanyu ni language, ikibazo cyanyu ni substance. The substance that is the wrong message ugeza ku Banyarwanda. Yihese yo questioninga ibyo minisitiri yavuze. Now question iyo navugaga rero ubu noneho bitwayeho byari biri ya questioninze ibyo minisitiri yavuze. Now that becomes the substance kurimo. No, it's not exactly. Arahantu, Mr. President, Excellency. The problem is where ajango Abanyarwanda bumve the substance uko yari imeze. Hanyuma mu itangazamakuru mbere ko utangaza muri audience ukwiye kumenya ko ibyo ugiye kubabwira ari byo. So wasobanukiye nabi ukabwira the audience the wrong message. They were questioning even ibya minister. Why not? Okay. Why can't the minister's statement be questioned?
No, okay, why not? Fine, Precisely. let's take it. You question the minister. Fine. So, nibyo byabaye. nagira ngo ahubwo nk'umujournalist wowe noneho wari ukwiye kuba unavuga, you should be asking what I'm asking. Naho iby'uko a journalist agomba guconforminga ku byo minister yavuze, it's not right. Okay, in fact, tuvuge nkanjye wabikurikiye icyo gihe. Kubera ko nari nzi inkuru uko yari iteye. For me also I was saying, kabisa mugenzi wanjye mu itangazamakuru ari aratangaza inkuru itariyo. That is my personal opinion.